ibyo bintu ubona bidashoboka, ibyo bintu bitazahinduka, Imana ifite imbaraga zo kubihindura. Wowe uvuga ngo ndabona bitazemera, wowe uvuga ngo ndabona bitazakunda, Imana irabishoboye ngo ibihindura bikunde. Wowe kubura ibyiringiro nshuti yanjye, wowe kubura ibyiringiro komera, ongera usubire ku rufatiro, ongera wiringire Imana, ongera wizere Imana. Njye mubwira ngo komera, girira Imana icyizere, gira ibintu usuzugura, gira ibintu utesha agaciro, gira ibintu utangira gusingira muri wowe, gira ibintu utangira kwiyaturiraho. Wikomera kwicwa n'agahinda, va muri ubwo buriri. Birashoboka ko uyu mwanya uhora mu byaha, tangira kumva ko uvuye mu byaha. Ntabwo uzaguma mu byaha, so uzaguma mu mubabaro, so uzaguma n'amarira, so uzaguma n'agahinda. Mama, Imana ije ku rugo rwawe. Papa, Imana iraje ku mugisha wawe, Imana ifunga umugisha wawe, Imana ifunguye amahirwe. Iyabanye na Daniel ije kubana nawe, iyabanye na Daniel ije ije kukugirira neza. Ongera wiringire Imana nshuti yanjye, ongera wizere Imana. Bakubwiye ko utazashaka, akira gukingirwa. Bakubwiye ko utazakira, akira gukira. Bakubwiye ko nta kazi uzabona, akira akazi. Uri bugatsindwa, akira ubwenge. Ukunda kubengwa, akira gushaka. Urashaka umwana, akira kubyara. Urashaka akazi, akira rereboninivo, akira akazi. Akira akazi, akira akazi. Urarwaye, akira gukira. Aya magwari Imana kurya, akira gukira. Urwaye umugongo, akira neza Imana. Ufite amarira menshi, ufite agahinda, akira umunezero w'Imana. Wabuze ibyiringiro, ongera wakira amahoro, ongera wakira gukomera, ongera ukomere cyane. Oya gwira umutima wabwira ngo mutima wanjye ceceka. Iyo habaye cya gihe nubira cyari Imana. Reka twinjire mu gitabo cya Danieli, bice byaho 2, murongo waho wa 46 turageza kuri 48. Jambo ry'Imana riratubwira ngo nuko umwami Nebukadinezari aherako yikubita hasi yubamye, aramya Danieli, ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu. 47. Nuko umwami abwira Danieli ati, nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami kandi niyihishura ibihishwe, kuko ishobora guhishura ibyo byahishwe. 48. Nuko umwami aherako akuza Danieli, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amina. Yesu aguhe umugisha. Dusomye inkuru y'umugabo umwe cyangwa se umusore umwe, reka ariko mbivuga, umuntu witwa Daniel. Uyu mugabo Daniel bari mu gihugu kitari kiwabo, hari igihe bavuye mu bunyage bamaze kubanyaga. Nebukadinezari abashyize mu gihugu cye. Yesu ashimwe cyane. Iyo uhereye ku gice cya 2 ugahera ku murongo waho wa mbere, niho twereka ukuntu umwami yerose inzozi, ahamagara abanyabwenge, ariko habura umunyabwenge wazisobanura. Tuvuge ngo amen. Ndetse atanga itegeko, aravuga ngo utari bubashe kuzisobanura akwiye kwicwa, kuko cyari igihe aba bagabo bari mu gihe cy'ishuri ry'abanyabwenge, bari mu banyabwenge. Daniel nawe rero yari mwe mu banyabwenge bari mu icyo gihugu, bari abanyabwenge bari mu icyo gihugu. Ariko igitangaje, biragoye kuba umwami yari kurota inzozi hanyuma akavuga ngo narose inzozi nta nasobanura izo arizo, agatanga itegeko akavuga ngo utari buzisobanura. Aravuga ngo abanyabwenge bari muri mwebwe nkeneye ko muzisobanura. Yesu ashimwe cyane. Atanga itegeko, harimo abanyabwenge cyane, abantu b'abanyabwenge bari bahari mu iki gihugu cy'i Babuloni. Harimo abanyabwenge benshi, harimo abapfumu, harimo abakonikoni babasha gusobanura zino nzozi. Ariko kugira ngo Imana yigaragaze, kugira ngo Daniel amenyekane, Imana izica abanyabwenge benshi. Hanyuma atanga itegeko, aranavuga ngo abanyabwenge bari muri hano, abanyabwenge bahari utari buzisobanure. Ndetse ngo igihe kiragira abana bashyira mu nzu y'imbohe, ba Daniel barafungwa. Yesu ashimwe. Hanyuma bageze mu nzu y'imbohe, Daniel ngo asenga Imana, ahamagara Imana. Ndagiye kubwira ngo iyi Mana ifite inzira nyinshi yanyuramo ikagutabara. Iyo urebesheje amaso wowe ubona ko nta butabazi, ariko ndagiye kubwira ngo humura, haracyari ibyiringiro. Ndakwibutsa ko yatabaye Daniel niyo Mana dukorera. Havuze ngo nuko umwami Nebukadinezari aherako yikubita hasi yubamye. Haleluya. Ngo aramya Daniel, umwami Nebukadinezari aherako ngo yikubita hasi yubamye. Yesu ashimwe cyane.
ndagiye mbwira ngo iki gihe cyari igihe gikomeye. Umwami yari amaze kurota inzozi, ahamagara abanyabwenge arabwira ngo narose inzozi, hanyuma buri wese azisobanure, utari buzisobanure araza kwicwa. Cyari igihe gikomeye cyane. Daniel yaciye mu gihe gikomeye. Daniel yahuye n'ibigeragezo, Daniel yahuye n'intambara nyinshi bageze mu gihugu cy'i Babuloni. Igihe bicaraga ku meza y'ibwami nibwo Daniel yasengesheje umutima, aravuga ngo Uwiteka uturinde cyane, ndetse uturinde ntitwiyandurishe ibyo kurya by'ibwami. Kongera tuvuge ngo amina. Aravuga ngo turinde twakwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Hanyuma uyu mugabo Nebukadinezari amaze kurota izi nzozi, atanga itegeko. Aravuga ngo iri tegeko riratanzwe, utari busobanuriza inzozi araza kwicwa. Hanyuma abasore batatu barabafunga. Yesu ashimwe cyane. Barabafunga. Hasi yatubwiye ngo nuko bamaze gufungwa, bamaze kujya mu nzu y'imbohe, bamaze gufungwa, nibwo Uwiteka yasanze Daniel, amuhishurira inzozi umwami yarose. Yesu ashimwe cyane. Amuhishurira inzozi umwami yarose. Ndi ku ijambo rivuga ngo aya magambo butwaye ijambo watubwiye ngo nuko umwami Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye. Aho niho nshaka gusa, ndumva hariho nkeneye gusa. Ahera ko yikubita hasi yubamye. Ndagira kubwira ngo uyu mwanya ibyo bigutinyutse, ibyo bigufasha ijambo, Imana iguteye iteka bizahindura amagambo. Ibyo bana bidashoboka Imana irabishoboye. Hari igihe uri kurebesha amaso y'umubiri ukabona ko byarangiye, ariko wandika ngo ntibirarangira kuko Yesu Nyiringabo aracyari ku ngoma. Tuvuge ngo amina. Ndagiye kubwira ngo iyo urebesheje amaso y'umubiri ubona ko birangiye. Igihe kimwe Dawidi yanditse amagambo aravuga ngo Uwiteka utubabarire kandi wongere utubabarire kandi wongere utubabarire, kuko duhaze cyane igisuzuguriro, imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abibone, ngo ndetse no gusuzugurwa n'abaruhukira mu mahoro. Rero nuko na Daniel byamugendekeye, ariko Uwiteka abana nawe. Yesu ashimwe cyane. Imana ishyigikira Daniel mu gihugu cy'i Babuloni. Imana ibana na Daniel mu gihugu cy'i Babuloni. Haleluya. Amagambo yatubwiye ngo nuko umwami ahera ko yikubita hasi yubamye. Haleluya. Havuze ngo nuko umwami ahera ko yikubita hasi yubamye. Haleluya. Yikubita hasi yubamye. Aravuga ngo habeho Imana ya Daniel. Aravuga ngo menye neza yuko nta yindi Imana iriho. Menye neza yuko nta yindi Imana iriho. Aravuga ngo nukuri nuko menye neza yuko nta yindi Imana iriho uretse Imana ya Meshaki, Saduraka na Abedenego. Ndagiye kubwira ngo kugira ngo bemere ko Daniel asenga, nuko Imana yabanye na Daniel. Kugira ngo umwami Nebukadinezari yemere ko Daniel asenga, nuko Imana yabanye nawe. Ukeneye ibimenyetso bifatika byo kugira ngo abantu bamenye ko wasenze. Ukeneye ibimenyetso bifatika abadayimoni bakamenya ko usenga. Ukeneye ibimenyetso bifatika n'abarozi bakamenya ko wasenze Imana nyamana. Yesu ashimwe cyane. Daniel abana n'Imana. Daniel abana n'Imana. Daniel abana n'Imana mu gihugu cy'i Babuloni. Daniel abana n'Imana. Daniel asenga Imana. Daniel yiringira Imana. Ngo nuko umwami ahera ko yikubita hasi yubamye. Ngo arangije kuza Daniel amwegura igihugu cyose cy'i Babuloni, amwegura ubutware. Aramubwira ati nukuri Daniel, utazasenga Imana yanyu azajugunywe, utazasenga Imana yanyu. Nuko haravuze ngo nuko umwami abwira Daniel ati ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. Ngo nuko umwami abwira Daniel ati nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. N'umwami ukomeye cyane, niyo Mana nyamana. Haleluya. Daniel yaramaze gusobanura inzozi umwami yarose. Daniel yaramaze guhamya Imana imbere y'abanyamahanga, yaramaze gusenga Imana. Nigeze nk'undi gihe kimwe bageze mu gihugu cy'i Babuloni, ubwo bari banze kuyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Igihe cyarageze ngo bakajya babaha imboga. Igihe kigeze ngo n'imboga zirahagara ntibazibaha, ngo bamara iminsi batariye. Ngo basubira kureba ko bananutse cyangwa ntacyo babaye, ngo basanga abasore bahagaze neza, ngo basanga nta nubwo bananutse nta nicyo babaye. Havuze ngo nuko umwami ahera ko akuza Daniel, aramugororera. Haleluya. Akuza Daniel
aramugororera. Haleluya. Amuha ubutware mu gihugu cy'i Babuloni, amuha ubutware, amuha igihugu cy'i Babuloni, amuha kukiyobora, amuha kuyobora abanyabwenge bose bari muri icyo gihugu, kuko abanyabwenge bose byari byarangiye. Birashoboka uyu mwanya wakwitabaza abanyabwenge, wakwitabaza, reka mbyite nk'uko nguko, ushobora kumara igihe kirekire utarashaka, ukibwira ko nujya mu bapfumu aribwo uraza gusubizwa, ukubwira ko bakubeshya. Hariho n'igihe n'uwigeze kubwira ko hari igihe bagenda bakaguhanga imiti ukayikenyereraho, ukibwira ko iyo miti ariyo izatuma ushaka, ariko iyo miti baguhaye ni imiti igutera umwaka ntacyo yakumarira. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kumara igihe kirekire usengera umwana, ukibwira ko abapfumu bazagufasha ukamubona, ariko umena ibanga ntacyo abapfumu bazakumarira. Nubwo bamuguha umwana atuzuye, kuko nta kiza kibavamo. Ariko umuntu wiringiye Imana azakorwa n'isoni. Uwiringiye Imana Imana izabana nawe. Abasore batatu bahuye n'ibigeragezo, ndetse igihe ngo cyarageze Meshaki, Saduraka na Abedenego. Danyeli ngo nuko hasi aravuga ngo nuko Danyeli asaba umwami ko aba basore batatu Meshaki, Saduraka na Abedenego ngo babaha ubutware, bakabego nabo bakabaha kuyobora, bakabaha nabo ubutware, babaha ubutware bwo kuyobora. Ngo nuko maze haravuze ngo maze Danyeli asabira Saduraka na Meshaki na Abedenego ubutware bw'igihugu, urumva bw'igihugu cy'i Babuloni. Bivuze ngo Danyeli yaramaze kugera ku ngoma, yaramaze guhabwa ubushobozi, nawe abasabira ububasha. Arababwira ati, asaba umwami, arabwira umwami ati, wamfasha nabo bakayobora, nabo wabafasha bakaba abayobozi. Ariko nubwo bari bamaze kuba abayobozi, igihe cyarageze n'undi Nebukadinezari ntiyabihanganira, arongera atanga irindi tegeko ryo kugira ngo bajye basenga imana ze. Yesu ashimwe cyane. Ariko nanone barongera bahagarara bemye. Ndagira mbwira ngo mu kibazo uhagazemo utegetswe kugihagararamo neza, mu bigeragezo uhagazemo utegetswe kubihagararamo neza. Ndagira mbwira ngo nta muntu wararira, nta n'umuntu warababaye, icyo ko nta n'umuntu waranezerewe, kuko ntago wahora wishimye gusa. Haba igihe haza n'ibigeragezo kugira ngo Imana isuzume kwizera kwawe, kugira ngo Imana isuzume guhamya kwawe. Haleluya. Imana yagiye kwemera ko Danyeli akuzwa. Imana yemera ko umwami akuza Danyeli, kuko Danyeli yahagaze mu birindiro. Danyeli mu gihe byari bikomeye ntabwo yigeze yiyanduza, yahagaze mu byiringiro, arakomera kandi arihangana. Nakubwira ngo birashoboka ko uyu mwanya uri kurebesha amaso ubona ko byarangiye. Danyeli ageze mu gihe gikomeye, ubwo yasengaga avuga ngo Uwiteka mpishura inzozi umwami yarose. Danyeli yahagaze mu byubahiro, ahagarara mu mbaraga z'Imana. Haleluya. Nibwo yamubwiye ngo Nyagasani, nakwitegereje mbona ubwami bwawe buri gusoza. Hayiwe, nakwitegereje mbona uri kurangiza garani, mbona uri gusoza. Amubwira ngo igishushanyo wagiye urota, kubera umwanya afite ntabwo nshaka kubyinjiramo. Ariko Danyeli ahagarara neza, ngo nuko umwami ahera ko yikubita hasi yubamye. Haleluya. Ndagira mbwira ngo nawe ibyo biguteye kubura ibyiringiro, ibyo biguteye kubura amahoro, bitera umugongo, bibwira ngo nacyagiye Imana irahabaye. Nigeze mbabwira ngo hari igihe Shitani akuruma umuntu ibyiringira akakwica neza, nawe waresha amaso ukavuga ngo ndapfuye, ariko niyabwira ngo haracyari ibyiringiro. Imana yakira kiyagije, Imana yakira cyafite imbaraga n'ubushobozi. Tuvuge ngo amina rata. Uyu ni umwaka wo gusenga. Ndagira ngo kandi mwibutse ibigeragezo uhagazemo, intambara uhagazemo, amaruri kurira, ibyo ubona bidashoboka. Ndagira mbwira ngo bitera umugongo, amaso yahanga Uwiteka. Umwaka tugezemo turi gusoza umwaka. Viziyo 2020 yagoye abantu, turimo turayisoza. Wa mwaka waruhisha abantu, turi kuwusoza. Ariko ndagira mbwira ngo ongera saba Imana imbaraga kugira ngo uyu mwaka usoze neza. Ni umwaka ubugoye abantu, aba ari umwaka uruhisha abantu. Niwe mwaka Shitani abagira ngo abe yakwica abantu, abiyahura, abakura amasezerano, abateza impanuka, mbese aba ari umwaka wo kugira ngo ube maso. Kwezi kwa 11 n'ukwa 12 ni ukwezi ko kuba maso ku muntu wese usenga, ni ukwezi ko kwegera Imana, ni ukwezi ko gusenga, ni ukwezi ko gufunguza amasezerano yawe, ni ukwezi ko gusengera amasezerano y'ejo hazaza, ni ukwezi ko gusenga kugira ngo
uku kwezi ugusoze uhagaze neza, n'ukwezi ko kugira ngo usenge Imana. Rero wikwemera ko shitani kugira ngo ntabwo bizemera, wibyemera ngo nawe urebesha amaso uvuga ngo ntibizemera. Oya, Dawidi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzakena, Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzahangayika, Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzicwa n'inzara, Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzambara ubusa. Birashoboka ko watakira abana n'abantu bakumvira ubusa, birashoboka umuntu yakumva ntagire icyo akumarira, ariko nkuzaniye itangazo kugira ngo hari Imana itakumvira ubusa, hari Imana ihindura amateka. Ndagira kubwira ngo nyeganyeza umutima wawe, ubwira ngo yahabaye cyagiye n'ubira cyahari, uyibwira ngo ahumura, ubwira umutima wawe ubwira ngo ahumura. Niba hari inshuti yawe ufite yihamagare, uyibwira ngo ahumura. Amagambo abantu bakuvugaho ari munsi y'Imana yakuvuzeho, ijambo Imana yakuvuzeho riri hejuru y'abadayimoni bakuvugaho, ijambo Imana yakuvuzeho riri hejuru y'abarozi bakuvugaho. Iki Imana yakuvuzeho ntaho kizajya. Ni wenda ubukwe bwawe bupfuye inshuro nyinshi, nibucaka bupfuye inshuro nyinshi ntabara, ariko ijambo Imana yavuze niko yabwiye Yeremiya. Aravuga ngo Yeremiya we, wabonye ukuntu ndindi ijambo ryanjye nkaririnda ibihe n'ibihe. Tuvuge ngo amina rata. Ndagira kubwira ngo komera rero, iringira Imana nshuti yanjye. Nakubwiye ngo birashoboka ko uyu mwanya uri kwinjira muri sitoke ukabona ko byarangiye. Birashoboka ko n'abatike wacuruzaga uri muri injira ukabona ko byarangiye. Birashoboka ko uyu mwanya uri murabona kuri ku munota wa nyuma, ariko nonaha Imana yatabara, nonaha hari ibyo Imana yakora. Iyi Mana irihagije mu bumana bwayo, iyi Mana yashyigikiye Daniel, niyo Mana dusenga kandi dukorera. Yesu ashimwe cyane. Iyi Mana yabanye na Daniel ikabana na Meshaki, Saduraka na Abedenego. Iyi Mana yashyigikiye Daniel, jambo ryatubwiye ngo nuko Nebukadinezari ahera ko yikubita hasi yubamye. Haleluya! Ngo kuza Daniel arategeka ngo bamwosereze imibavu, bamutambira ibitambo. Haleluya! Ndagira kumbwira ngo komera rero, nawe iringira Imana. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza, Imana izagutabara. Witinya, wibura ibyiringiro, mu ijuru hari Imana. Kongera mvugira gamina, mu ijuru hari Imana nshuti yanjye. Wicika intege, wibura ibyiringiro. Ndagira kumbwira ngo komera, iyo habaye cya gihe n'uyu munsi iracyari Imana, iyo habaye cya gihe. Yesu ashimwe cyane. Imana iyo habaye cya gihe n'uyu munsi iracyari Imana. Birashoboka ko uyu mwanya wumiwe, wabuze ibyiringiro, urabona ko nta hepfo nta ruguru. Yesu ashimwe cyane. Urabona ko nta hepfo nta ruguru. Haleluya! Amafaranga uri wiringiye yarangiye. Ndagira ngo yongere hasubiremo neza, yongere hasubiremo neza, yongere hasubiremo neza, kugira ngo tuhumve neza igitabo cya Daniel. Tugiye kongera dusubiremo ijambo ry'Imana twasomye mu gitabo cya Daniel, ibice byaho 2, umurongo waho wa 46. Hatubwiye ngo nuko umwami Nebukadinezari haravuze ngo nuko umwami Nebukadinezari yikubita hasi yubamye, aramya Daniel, ategeka ko bamutambira ibitambo, bakamwosereza imibavu 47. Yego. Nuko umwami abwira Daniel, haravuze ngo nuko umwami abwira Daniel ati, nukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, niyo mwami w'abami, kandi niyishura ibihishwe, kuko ishobora guhishura ibyo byahishwe. 48. Yego. Nuko umwami ahera ko akuza Daniel, haravuze ngo nuko umwami ahera ko akuza Daniel, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu gucyoswa cy'i Babuloni, no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Ngirira ku murongo wa 49. Maze Daniel asubiza Saduraka na Meshaki na Abedenego, umutware w'igihugu cy'i Babuloni. Yego. Umwami arabubaha. Yego. Ariko Daniel we aguma ibwami. Kongera tuvuge ngo amina. Ndagira kubwira ngo n'impamvu amagambo tuyasubiyemo, nagira ngo iri jambo uze kuryumva neza. Iki cyari igihe umwami yaramaze kurota inzozi. Yesu ashimwe cyane. Atangira itegeko, yakubwira ngo ahari Imana yemeye ko umwami arota, ko
kugira ngo Daniel azisobanure, hanyuma Daniel abona agaciro. Haleluya. Ndabwira ngo Imana ifite inzira nyinshi yanyura gutabara. Imana ifite inzira nyinshi yanyuramo. Wirebera Imana yuko umuceri warangiye mu nzu ngo ubure ibyiringiro. Wirebera ko uyu mwanya amafaranga yashize ngo ubure ibyiringiro. Wirebera ko uyu mwanya fiance yagutaye ngo ubure ibyiringiro. Niwemera ko shitani agutwara intekerezo, ahubwo bwira Imana ngo ufitiye icyizere. Hatubwiye ngo nuko umwami akuza Daniel, aramukuza mu gihugu cy'i Babuloni ngo amuhe ubutware bwo kuyobora abanyabwenge bose mu gihugu cy'i Babuloni. Yesu ashimwe cyane. Ndagira mbwira ngo Imana ifite inzira nyinshi yanyuramo ukabona ubutabazi. Imana ifite ahantu yanyura ukabona ineza y'Imana. Wibirambirwa wibivamo, wibura ibyiringiro. Yesu aracyari ku ngoma. Muri byuzuye umwuka wera aravuga ngo Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe. Aravuga ngo hari amarira wahinduye umunezero. Ndagira mbwira ngo uyu mwanya rero ongera wiringira Imana nshuti yanjye. Igihe uhagazemo n'abandi bagiciyemo, nongere kandi mubwirire ijambo ngo nta kigeragezo na kimwe kitari rusange mu bantu. Nta kigeragezo na kimwe kitari rusange mu bantu. Nta kigeragezo na kimwe kitari rusange mu bantu. Uyu mwanya wa none ongera ugire ibyiringiro nshuti yanjye. Ndagira mbwira ngo ibyo bigutinya, ibyo bintu ubona uri gutinya, ibyo bintu ubona bidashoboka, ibyo bintu bitazahinduka, Imana ifite imbaraga zo kubihindura. Wowe uvuga ngo ndabona bitazemera, wowe uvuga ngo ndabona bitazakunda, Imana irabishoboye ngo ibihindura bikunde. Wowe kubura ibyiringiro nshuti yanjye, wowe kubura ibyiringiro komera, ongera usubira ku rufatiro, ongera wiringire Imana, ongera wizere Imana. Ndagira mbwira ngo komera, girira Imana icyizere, gira ibintu usuzugura, gira ibintu utesha agaciro, gira ibintu utangira gusingira muri wowe, gira ibintu utangira kwiyaturiraho. Wikomera kwicwa n'agahinda, va muri ubwo buriri, iyaturiraho ibintu byiza. Nigeze mvuga aya magambo ndi kubwiriza, harimo umuntu ngo warimo nkurikirana rwayo ukuguru. Ubwo nari ndimo nsenga ngo yizeye ko ukuguru gukize. Uyu muntu yarambwiye ngo yaramaze igihe kirekire rwayo ukuguru, yaranakwivuje ngo biranga, ariko yizeye gusa ndi gusenga ka kaguru karakira. Ntabwo ari byo binzanye, ariko ndakubwira ngo hari Yesu ukiza, hari Yesu ukiza. Uyu mwanya Imana ya Daniel niyo Mana yawe, niyo Mana usenga, niyo Mana twiringiye. Iyakuje Daniel, iyabanye na Daniel, iyamugiriye neza kugira ngo umwami yikubite hasi. Biratubwiye ngo yikubite hasi yubamye. Aravuga ngo Daniel habeho Imana yanjye, kuko ariyo Mana nyamana ibasha guhishura ibihishwe. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka kuri kurebesha amaso ukabura ibyiringiro rwose, kandi nushira muri ekonomi yawe n'ubwenge bwawe ntabwo uri bwumva ineza y'Imana. Ariko nureka ubwenge bwawe ukabushyira ku ruhande, warangiza ukiringira Imana, uraza kuba ari neza y'Imana. Niwiringira Imana urabona ikimenyetso cy'ibyiza, niwiringira Imana urabona ineza y'Imana. Ndagira mbwira ngo humura rero, ibyo bintu bidashoboka Imana irabishoboye. Iyabanye na Daniel, urumva ariyo mugabo natinzeho Daniel. Daniel yahagaze mu gihe cyahamye Imana neza, avugira Imana neza. Ndagira mubwira ngo nawe rero ongera wiringira Imana. Uyu mwanya uri kubona ko kuri konti amafaranga yarangiye, uri kubona ko nyirinzu byanze, ubwanda wicanye na piriya bamaze kwikwandikira, ariko ongera wiringira Imana. Niwizera Imana piriya birabazera, Imana yacu iragucira inzira wishyure. Mpagaze mu byiringiro no mu byizerwa, ndumva mfite kwizera kudashidikanya ko uyu mwaka uraza gusoza umuntu wese wasenze akaba imbere y'Imana abonye ikimenyetso cy'ibyiza. Umuntu wese wabanye n'Imana, Yesu ashimwe cyane, umuntu wese wabanye n'Imana tuvuge ngo amina, haleluya. Ndizera nashidikanya ko uyu mwaka turaza kubona ineza y'Imana. Uyu mwaka uku kwezi gusigaye n'iminsi mikeya, ndumva hasigaye ukwezi n'iminsi mikeya cyane, iminsi itarenze 10 n'ingahe, ni iminsi mike cyane, ni iminsi mike cyane. Kwezi kugiye kurangira, kwezi kwashize, ni iminsi mike cyane isigaye. Hasigaye ukwezi, hasigaye iminsi mike ngo kwezi kurangire, hasigaye iminsi mike ngo wa mwaka tuwurangize. Ndagira mbwira ngo wiringire Imana. Uyu mwaka ugiye kuvamo, uyu mwaka ugiye gusoza, ubugenga ibyangerageje n'ibyangoye, bya bindi byanduhije, bimwe byanze guhinduka, ubibwira ngo uyu mwaka musotsemo ni nako mbisize inyuma nsingiye ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukwizera udashidikanya yuko ibyo wabwiye n'Imana bizasohora. Kwizera ni ukwizera mbese kurema. Niyo mbwira ngo uyu mwanya ugira ibintu urema ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ugira ibintu urema, ugira ibintu urema. Uvuge ngo nizeye ko iyabanye na Daniel ariyo Mana igiye kubana nanjye.
nizeye ko yashyigikiye Daniel ariyo Mana igiye kubana nanjye. Aba basore bari abanyagano mu gihugu cy'i Babuloni, ariko ntabwo batobwa bakora abanyagano, ahubwo biringiye Imana, ahubwo bizeye Imana. Ndagiye kubwira ngo ni ukuri komera, wibura ibyiringiro nshuti yanjye, wibura ibyiringiro wewe yewe munyamasengesho kunyumva, wibura ibyiringiro muri muna wanjye musaza wawe. Ndagiye kubwira ngo humura, izera Imana, wikwemera kurwara umutwe, wikwemera kujya mu byaha ngo nibwo uribona amahoro. Oya, va mu byaha wiringira Imana, Yesu azakugira neza, Yesu azagutabara. Umaze igihe kirekire ucuruza bikanga, akira gucuruza byemere mu izina rya Yesu Kristo. Umaze igihe kirekire ubengwa, akira gushyingirwa mu izina rya Yesu. Ndumva ineza y'Imana, ndumva umwuka w'Imana, ndumva umwuka w'Imana. Niyo ngo abantu turi kumwe, abari kunyumva, niba wambaye kuteri, niba uri mu kazi ukaba uri kunyumva, niba utagiye mu kazi ukaba uri kunyumva, niba ujyanye ukaba uri kunyumva, tangira kwizera, tangira kwizera, tangira kwizera, tangira kwizera. Ndumva hari ibintu ngiye kurema ku buzima bwawe, ndumva hari ibintu ngiye kurema mu izina rya Yesu, ndumva hari ibintu ngiye kwatura Imana ikabirema, ndumva hari ibintu ngiye kwatura ku buzima bwawe Imana ikabirema. Biragusaba kwizera cyane, biragusaba kwiringira Imana, biragusaba kwizera Imana. Ndagiye kumbwira ngo ni ukuri, ibyo ubona byari byanze Imana igiye kubihindura bishya, ibyo ubona bidashoboka Imana igiye kubihindura bishya. Niba wizeye ko inzara ivuye mu rugo, tangira wizere ko Imana ivanyemo inzara, tangira wizere Imana ko ivanyeho inzara. Ndagiye kumbwira ngo ni ukuri, birashoboka ko utwaye imodoka ukaba utaha Imana icyubahiro, ariko umutima wawe uyihereza icyubahiro. Niba udatwaye imodoka, yizamura icyubahiro, uyibwira ngo ndagushimiye ko nkuye mu bunyage, ndagushimiye ko nkuye igisuzuguro cy'abadayimoni, ndagushimiye ko untabaye, ndagushimiye ko untabaye, ndagushimiye ko umpindura amateka. Wowe umaze igihe kirekire upfusha ubukwe, tangira kwizera ubukwe, tangira kwizera ubukwe, tangira kwizera ubukwe. Reba uko icyo kiganza cyawe cyambara impeta, ukibwira ngo ndizeye ko nambaye impeta, ndizeye ko nambaye impeta, ndizeye ko Imana ingiriye neza, ndizeye rerebo ninivo. Taya gloria, tangira kugira ibintu wizera, tangira kugira ibintu urema. Yesu ashimwe cyane. Dawidi amaze gusobanukirwa ineza y'Imana, yaravuze ngo sinzapfa nzarama, sinzapfa. Aravuga ngo sinzapfa nzarama, rerebo ninivo, aravuga ngo sinzapfa. Ndagiye kumbwira ngo wamaze igihe kirekire urwaye, abaganga bakubwiye kutazakira, abaganga bakubwiye kugomba gutegereza Imana, abaganga bakubwiye ko iyo ndwara itakira, ariko akira gukira mu izina rya Yesu, akira gukira mu izina rya Yesu. Umaze igihe kirekire urwaye diyabete, akira gukira diyabete, akira gukira diyabete, akira gukira diyabete. Umaze igihe kirekire urwaye sida, akira gukira sida, akira gukira sida. Umaze igihe kirekire urwaye kanseri, akira gukira kanseri, akira gukira kanseri. Umaze igihe kirekire urwaye amaguru, akira gukira amaguru. Urwaye mu mpyiko, akira gukira impyiko. Urwaye umutwe udakira, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe, akira gukira umutwe. Rerebo ninivo, akira gukira umutwe. Nakubwiye ngo turi mu ijambo bita kurema, turi mu ijambo bita gushyigikirwa n'Imana, gushyigikirwa n'Imana. Imana yashyigikiye Daniel mu kuza mu gihugu cy'i Babuloni, nawe Imana igushyigikira nshuti yanjye. Umaze igihe kirekire ubengwa, akira gushyingirwa, akira gushaka, akira mariage, akira mariage, akira mariage, akira gukora ubukwe, akira gushyingirwa, akira gushyingirwa. Maze igihe kirekire ushaka umwana, akira gutwita, akira. Ndagira kumbwira ngo uri kunyumva, uyu mwanya ntuwukereshe, kuko ibyo wizeye uraza kubona, uraza kubibona. Ibyo wizeye uraza kubibona. Mpagaze mu mbaraga z'Imana ishobora byose. Nuvuge ngo ibyo ni by'aba pasiteri, oya, ntaho turi buhurire, nta n'icyo ndi bukubake, nta nubwo turi bubonane. Ndagira ngo wowe wizera Imana, wowe wiringira Imana, wumve ko hari ibyo Imana igiye guhindura, wumve ko hari ibyo Imana igiye gukora, wumve ko hari ibyo Imana igiye guhindura. Uyu mwanya wa iki gitondo, wumva ko hari ibyo Imana igiye guhindura. Umva ko ineza y'Imana ije ku buzima bwawe, umva ko ineza y'Imana ije ku buzima bwawe, umva ko ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Umaze igihe kirekire uri kurira, akira kunezerwa, akira kunezerwa, akira kunezerwa. Uyu mwaka utari warangira, akira ineza y'Imana, akira ineza y'Imana, akira umugisha w'Imana, akira amahirwe y'Imana, akira feva y'Imana. Umaze igihe kirekire ubabaye, akira guseka, akira guseka. Umaze igihe kirekire ukora, ibyo ukoze byose biragucika, akira ineza y'Imana, akira gukora bikemera, akira gukora bikemera, akira gukora bikemera. Umaze igihe kirekire ufite amadeni, ugerageza kwishyura bikanga, ndetse n'iyo uyishyuye uhita winjira mu yandi madeni. Akira ineza y'Imana. Hari Imana ihindura amateka. Bwana Yesu wasifiwe. Hari Imana, hari Imana, hari Imana ihindura amateka.
rere boze kire do payini glory. Uri kuryama ukarara mu marimbi, uri kurota inzoka, uri kurota abantu bakwirukankana, uri kurota ibisimba byinshi, uri kuryama ukabura amahoro, uri mu nzozi mbi, akira kurota neza, akira kurota neza. Uri kurota abapfuye, akira kurota neza, akirere boninivo, akira kurota neza. Ufite ibibazo byinshi, wanagambiriye kwiyahura, Imana iri kunyereka, akira neza y'Imana. Ntabwo ukiyahuye, ntabwo ugipfuye, ntacyo kibaye, ntacyo kibaye, ntabwo ugipfuye. Ndagira kumbwira ngo mu kwizera nibigushobokera ukaba wahagarara ahantu hamwe hatuje, ukaba wazamura Imana icyubahiro, uyizamura icyubahiro, nibigushobokera utere haleluya 3 wakira neza y'Imana, utere haleluya 3 wakira gusubizwa, utere haleluya 3 wakira ibyo usengeye. Ndagira kumbwira ngo nonaha tangira wiringira Imana, tangira wiringira Imana. Hindura isengesho, hindura isengesho, hindura isengesho. Wajya uvuga ngo Mana nubishobora uzangire neza. Mana nasengeye aha naha sinasubizwa. Mana narasenze sinatabarwa. Mana dere diabete iranyishe. Mana wambwiye kuzankiza. Mana kanseri, Mana inzara iranyishe. Oya, bwira Imana ngo ndakize, bwira Imana ngo ndakize, bwira Imana ngo mbaye muzima, bwira Imana ngo ndakize, bwira Imana ngo ndashubijwe, bwira Imana ngo ndashubijwe. Wibwira ngo nashatse akazi ndakabura, bwira Imana ngo akazi ndakabonye, bwira Imana ngo ndakabonye, bwira Imana ngo ndizeye. Tangira wizere, tangira wizere, tangira wizere Imana, tangira wizere Imana. Iya turiho akazi, iya turiho ibintu byiza, ibyo wasengeye umva kugiye kubibona, ibyo wasengeye umva kugiye gusubizwa. Birashaka ko uyu mwanya uhora mu byaha, tangira kumva ko uvuye mu byaha. Ntabwo uzaguma mu byaha, so uzaguma mu mabaro, so uzaguma n'amarira, so uzaguma n'agahinda. Mama, Imana ije ku rugo rwawe. Papa, Imana iraje ku mugisha wawe, Imana ifunga umugisha wawe, Imana ifunga amahirwe. Iyabanye na Daniel ije kubana nawe, iyabanye na Daniel ije ije kukugirira neza. Ongera wiringira Imana shiti yanjye, ongera wisera Imana. Hereza Yesu amahirwe ya kabiri. Nigeze nkunda abasore 3 Meshaki, Saduraka na Abedenego, bamaze kubajugunya mu itanura ry'umuriro. Ubwo babakuragamo ngo binukirije imisatsi yabo, bumva ntacyo yabaye, basanga ubwoya bwabo ntacyo bwabaye, basanga n'imyenda bambaye iracyari mizima. Hari Imana ifite imbaraga rero, hari Imana yihagije. Ndagira kugira ngo uyu mwanya niwongera kubura ibyiringiro. Nusinzira wizigure cyane, nusinzira usinzira neza, wumve ko Yesu yihagije. Mu byazanye Yesu ku isi no kukurengera byari birimo. Cyatumye Imana itanga umwana we kinege nukugira ngo ubone neza y'Imana. Bakubwiye kutazashaka, akira gukingirwa. Bakubwiye kutazakira, akira gukira. Bakubwiye ko nta kazi uzabona, akira akazi. Uri bugatsindwa, akira ubwenge. Ukunda kubengwa, akira gushaka. Urashaka umwana, akira kubyara. Urashaka akazi, akira rerebo n'inivo, akira akazi, akira akazi, akira akazi. Urarwaye, akira gukira. Aya magwari Imana kurya, akira gukira. Urwaye umugongo, akira neza y'Imana. Ufite amarira menshi, ufite agahinda, akira umunezero w'Imana. Wabuze ibyiringiro, ongera wakira amahoro, ongera wakira gukomera, ongera ukomere cyane. Oya, bwira umutima wabwira ngo mutima wanjye ceceka. Iyo habaye cyagihe nubira cyari Imana. Muri byuzuye Umwuka Wera, harabaho ngo mfite ikimenyetso kirenga 3 cyangwa 4 byemeza ko Imana izankaba. Kakubaze mama, iyaguhaye kubyara cyagihe si Imana ikihari, iyakwishira amadeni cyagihe si Imana igihari. Papa, iyakubakirwa si Imana igihari. Wowe uri kunyumva wakoze ubukwe, wowe cyagihe ubukora si Imana yahabaye. Wowe uri kunyumva shiti yanjye, cyagihe wiga si Imana kwishuriye. Oya, ndagiye kumbwira ngo gira ibintu bituma usuzugura shitani. Ubwira Imana, ubwira ngo Mana nkufitiye icyizere. Ubwira Imana ngo nkufitiye icyizere. Shitani umubwira ngo shitani we ndagusuzuguye, menye ko ntacyo umaze ku buzima bwawe, menye ko nta nicyo uzantwara. Umubwira ngo menye ko ntacyo uzantwara, umwami wanjye arihagije. Umubwira ngo umurengezi wanjye ntiyapfuye, aracyari ku ngoma. Yesu ashimwe cyane. Ndumva tugiye gusenga Imana. Warucitse intege, ongera ugire ibyiringiro. Imana twiringiye ni Imana ikora amakwe. Birashoboka ko uyu mwanya ubona ko imyaka yabaye myinshi. Haleluya. Ibidashobokera abana b'abantu ko Imana birashoboka. Ibyo bana bidashoboka Imana irabishoboye. Iyi Imana yacu irihagije. Iyashyikiye Daniel agakuzwa mu gihugu cy'i Babuloni, akaba umukuru w'abanyabwenge bose. Imana yacu ifite imbaraga zo kugira ngo iguhindura amateka imbere y'abatakwemeraga, iguhindura amateka imbere batagushaka, iguhindura ubuzima. Imana yacu irihagije. Nonaho Imana yahindura amateka, abantu bagatangara bakamenya ko basenze Imana ikora. Ihangane uzamure kwizera kwawe, tugiye gusenga Imana. Warucitse intege, warubuze ibyiringiro, warunaniwe, warukamubona iminsi n'ibihe. Wicike intege shiti yanjye,
wibura ibyiringiro nshuti yanjye, wikwemera ko shitani aguteza amahane, wikwemera kubona nta rukundo ufite umutima, wikwemera gucika intege, wivuga ngo kanaka yarasinge sinasubizwa, aha narasinge sinasubizwa. Oya, turi mu ijambo rivuga ngo guhereza Imana icyizere, Imana nayo ikakwemeza imbere abatakwemeraga. Mana mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'inyarukundo, Imana ubutatu butagatifu, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, sengera umuntu wese ubashije kumvira ijambo kugira ngo umuhe umugisha mu izina rya Yesu. Uwari ubuze ibyiringiro abone ibyiringiro, uwari ucitse intege abone ibyiringiro, uwumvaga bidashoboka abone ko bishoboka, umaze igihe mu byaha ubimukuremo, uwabuze amahoro abone kuri Imana, uwatawe na fiyanse none akaba ari kurira umuremera ikindi gitangaza. Uyu mwanya wa none abantu bafashe barongeye bazamuye kwizera kwabo, ndakwinginze ngo basubize, bahereza umugisha n'izina rya Yesu Kristo. Hindura ubuzima bwabo, abari bagoye nibakire, twatuye gukira ku buzima bwabo kuko nzi neza yuko uri Imana ikiza. Ndasenze kugira ngo umuntu wese ufashe umwanya ibyifuza akabizamura, Mana umusubize, ufashe umwanya akihana umubariye ibyaha bye. Turasenze kugira ngo umuntu wese wari udukurikiranye umuhe umugisha. Ntabwo nava imbere ntasengeye igihugu cyacu, reka uturindire igihugu kibe igihugu cyo kwifuzwa, igihugu cy'amata n'ubuki. Urinde inzego zituyobora, urinde umubyeyi waduhaye ari we muyobozi wacu, ukomeze kubana nawe. Umugisha utanga ube ku buzima bwe no ku gihugu cyacu, umwuka w'Imana ube ku bantu bose babanye natwe bagakurikiranira ijambo. Umunsi wo kuwa kane nzasanga ari amashimwe, nzasanga ari umunezero. Turagushimye ko basubije, ndabona utanga akazi, ndabona utanga abana, ndabona ukiza indwara, ndabona rere bozekire, ndabona hari abantu urengeye, hari abukirije uburwayi bwo mu nda, hari abuvanye ibyimba mu nda, hari abukirije imitwe, hari aburinze imisonga, yewe ndakubashye cyane kubw'ineza yawe ugiriye abantu bawe. Ngahereza umugisha umuntu wese abanye natwe kandi umugire neza, icyubahiro kibi cyawe ukuri Imana igikwiriye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amina.